pe ariko kanihangane nshajyaho nicara nduhukeho gakeya. Eyiwe mbega inzara we. Abanyarwanda baravuga ngo ikigeragezo kiraryana kurusha inzara y'itumba, ariko noneho inzara niyo iryana kurusha ikigeragezo. Ewe amaguruke hanze n'iziri ku mukanda mu nda nabaho nkagwa mu nzira ndabona binkomeranye. Ewe ndiko kiraga kando ngire ko bampa akazi wenda niyo bampemba ibiryo byibuze nkakorera ibiryo. Keri nta muntu numvisha komanga. Keri si we mbwira nta muntu numvisha komanga. Muba nawe ntukagore we nta maguru ufite. Keri jya kure muri gukomanga vuba. Yagiye kwitsindira ageze kuri 40 so kugenda. Keri umushyitsi kutamuzanye se? Wapi ngeyo nduyibusa. Kubera iki Keri? Sanze ari igisazi wagira ruvuye ide. Ubwiwe niki kari umusazi? Rwose mama wagira ngo gitorotse ide. Zibyenda cyambaye. Mwana wanjye abantu bose bambaye nabi ntago ariko bari abasazi. Hari igihe ushobora gusanga avuye nko mu kazi cyangwa ari ubukene. Ihute urebe ko agihari mwana wa, ihute urebe ko agihari umugarurazi. Mama nawe arangura uziko ruhije ntazamuka ngo ngiye gusubirayo. Ushaka ubundi ndateka. Uteke inyama nyine uteke kwa kundi ejo twatetse kandi uteke neza. Nuweze se? Umva, wana guteka se nuweze ko ngiye n'amahoteli nakoraga. Umva. Naratekaga wana nirumbeti bakayivuza. Nta mukozi usajyana nyirabuja ngende ibigambo byawe ndabihaza ajya guteka. Wana kandi rero banze bakorera kasusa wana namba uno. Ibigambo ngira uzajya tugaburira metoro. Oya ngiye gukora kasusa ko bita kasusa. Kasusa urakaza.
muraho neza bose kazi. muraho neza. Amakuru yanyu? Amakuru ni akazu yaze. Witwa ndetse uturutse? Nitwa Madwedwe, nturutse irubona hafi y'ibimbe ya Ngondo. Keri wakarabije umushyitsi? Ewe mabuja, nukuri aho nturuka nambuka igishanga kandi hari urutindo nakandagiyemo kuri icyo giti mba nikubise mu mazi. Usibye no gukaraba ewe naniyuhagiye pe. Rero wikirirwa wirushya ngo nongere nkarabe. Ubundi se ko nta gapfukamunwa wambaye? Agapfukamunwa ewe agapfukamunwa rero nkambika ihene ngiye kuziragira kugira ngo zitonere abaturage tuzimanukana twongera tuzizamura. Ko rero agapfukamunwa n'akihene ntabwo nzi ko twebwe twakambara akihene. None se nta makuru wumvise y'icyorezo cya corona cyateye mu isi hose ndetse no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda? Corona numvisha njya nyumva kuri radiyo ariko numva ko iterwa, bavuga ko iterwa n'ibicurane. Uba ufite ibicurane ukaba ufite umuriro, ariko iwacu tubivurisha ibyo ngibyo imiti ya gakondo, igicunshu, umuravumba, ibyo nibyo dukoresha rwose tugakira nta kibazo. Ndikumva utayizi, tega amatwi ngusobanurire. Coronavirus ni icyorezo cyateye giturutse mu Bushinwa, gikwirakwira isi yose ndetse no mu gihugu cyacu cyarahageze. Ibimenyetso bigaragaza icyo cyorezo rero bikaba harimo ibicurane, inkorora idasanzwe n'umuriro ukaze. Iyo ugaragaje ibyo bimenyetso wagana ku bajyanama b'ubuzima cyangwa ugahamagara 114. Wabyumvishe? Rero uburyo bwo kwirinda icyo cyorezo ni ugukaraba amazi meza n'isabune, ukanambara n'agapfukamunwa mu buryo bwo kwirinda unarinda n'abandi. Keri jya kumukarabya ahubwo ihute. Karibu ku gatebe mwicare. Keri yakuzanira umushyitsi Minege. Ikinyabupfura cyo cya mbere jya wubaha umuntu wese uje hano, yaba umukire cyangwa umukene. Mwana wanjye kugira umuco nibyo byiza. Ngaho ugenda uganiriza umushyitsi. None se yewe mwana wampaye amazi yo kunywa?
birabingora gusa umuntu nabonye nko kuriya mushyira igikombe araba make ariko se jajyeyo undi nyamushyire mu ibasi Kamanzi niziri ku munda inyota nari mfite yaba we siko nabatse igikombe bakabanzaniye mu ibasi ariko reka mbere ndayanywa we ndayanywa pe ntabwo nyabasubiza pe Yego. Salamu. Amakuru. Ni meza. Nakomeye. Cyakiraga nyine narakibonye. Akibonye nyine nibwo kubakisha nyine ariko ni inzu igeretse rimwe. Ni inzu igeretse rimwe. Ndi kuri setting out. Ariko nko mu cyumweru gitaha zaba ndangije n'ama elevation. Nzaze nkubakire. Nta kibazo ngiye kuyigira vuba. Anjye ngo ngiye gushyiramo aga speed ubwo ninsoza nyine nzahita nza nkubakire ntacyo bitwaye. Aho urakoze cyane. Saa turi kumwe. Komeza kugubwa neza. Sawa. Sawa. Mwiriwe neza. Makuru se. Akayikoshye. Karibu mwicare bagubwe neza. Urakoze. Kukazi se byagenze bite? Cyanyine. Ntabwo byari byoroshye akazi se. Ewe. Amugani ngo nuwagahimbye ngo yapfuye ngatarakarangiza. Akazi gire ruko ntago kajya karangiza. Ariko nyine umunsi wagenze neza. Umunsi wagenze neza. Nta kibazo. Wowe se byiza. Twiriwe neza, dufite n'umushyitsi hano mu rugo. Ariko hagati hari akantu nagira ngo tuganireho. Urabona uriya muhungu wacu nabonye yatangiye kuzana imyitwarire itari myiza ngira ngo tumufatanye tumuganirize pe. Byagenze bite? Twabonye umushyitsi ariko amagambo yambwiye kuri uwo mushyitsi niyo yantangaje. Oya ariko pe reka mubwire. Nawe urabibona nta mwanya rwose njya mbona. Nta mwanya njya mbona nakuzaniye umukozi ubwo nyine kandi nabonye asa nkaho azima akantu kake. Nyine mujye mumuganiriza. Mujye mumuganiriza sibyo? Kachaka cyo kukwakiriza mbwire n'uwo mushyitsi aze kukureba da. Mubwire. Maji, uriya umushyitsi yinjire mu nzu avugane na boss nawe ujye kwandura uruhare rye. yewe inyota yarinyishe pe Niko sha. Ibishishwa bambwiye kwandurura biri he? ibishishwa ibishishwa nabishyize muri puberi Puberi saka kanyu ugeze ahangaha umenye aho puberi. puberi ega puberi ni inda yanjye we nubibona Nda yawe. Akusha sote maregwe njya numva. Sote ibintu by'ibinyacyaro kandi nimwebwe muza mushugunya imyanda aho mubonye. Njira mu nzu ugende bakubwira. Genda. Hute. Bite? ni byiza Amakuru. ni turaho gake Witwa nduturuka he? nitwa Madwedwe mvuye iribona iruhande rw'ibimbe bya Ngunda. Uziko ibintu najyaga mbyumva nkagira ngo ni inkuru. Nese ubundi ko ibimba rya Ngunda ubundi ribaho?
ibimba byangunda ntabwo nari mbizi anzi ko ari inkuru yayicara niko none se niwe bambwiye waje gushaka akazi yego niko se madu ese icara mu ntebe yewe usibye kwicara ega mba nanarushye nikunjira hasi ku gasambi reka ibyo tubireke none se ubundi wari umuzamu w'ibiki narindaga inyoni nca ndumva wayobwira twe turi abantu tubona ese ubwo hano waba uje kurinda inyoni nta bintu dufite byo kurindwa n'inyoni erega bose burya rero imana ifasha uwifashije ahangaha nanjye umpaye akazi ko kurinda rwose hano hari abantu hari inyamaswa zishobora kuza kwangiriza narinje ukamaye kandi najya nkakora neza ukuri pe najya nkukorera akazi kawe neza nkarinda ikintu cyose cyakangiriza mu rugo reka rero nkwereke ngo inshingano zidafatika ahangaha umuntu nashaka bari abantu b'ibirara bari abantu baba bafite ibintu by'ibisatsi urumva n'undi muntu uzabona usa nkaho ari ikirara ntazigere yinjira hano kuri porotaye urabyumva ndakumva neza bose bagenda bakwereka aho uzagira inama murakoze bose mama kare karame akusemanikizo amasaha ko yagiye wahamagaye Majidi tukumva ko staff zesta ndabona n'amasaha yagiye kabisa ariko mwana umucamiro nadukore ubibona mwana wumve mwana ndabona yagiye kabisa ko muzacu nizirapfa mwana gusa reka ntihamagaye ndebe n'ubundi kiriho tukibwire nyine dupange tu we Majidi bimeze biti gisa umva mwana igiye muri zirapfa zacu twebwe turi mu nzira tuza mwana ko muraje awe c'est telefone awe suko sibugereza arifashoza atambwiye ntabwo navuze ko tuzaduhura mu kavumo ko ubu baragiye ubagiye kuneza boss sinzi n'igihe bari buzire bareze Majidi kuza bari mu bikira nabazankorera ishyano ubundi genda namuhamagara bari mu bikira ibi ni iki mbona hano nawe impungabanye kana bote bazibanze ko kabyara ibi ni ibiki koko mu kabyara ibi ni ibiki koko ubona ko karara akajerekani akara agasafuriya kara agakombe nzakugirene kuko ibi ni ibiki